Mwiriwe neza nk'ibisanzwe twagarutse kuri Sarifa TV maje kubasubiza aho muherereye hose. Imana umugisha n'abatameze neza aho muherereye hose mwihangane. Mu buzima bibaho ntabwo biba bimeze neza buri gihe, ariko we thank God, nicyo cy'ingenzi. Dushimira Imana mu byiza no mu bibi, kandi bifurije ihirwe mu bintu byose muri kunyuramo. Twagarutse rero kuri ya televiziyo yanyu y'ubwenge, aho tugarutse ngo tuganire kuri life skills nk'ibisanzwe nk'uko dufite parite nyinshi hano tuvuga nk'uko cyane yacu bisobanura ni muri Sarifa TV, aho tuvuga ku mpande z'ubuzima bwacu tubamo bugiye butandukanye, ariko cyane cyane tukibanda ku mafaranga, your finances, tukibanda ku buzima bwawe, your health, tukongera none tukibanda mu buzima busanzwe bwa buri munsi, life skills, aho tureba ubumenyingiro muri rusange n'iki dukeneye kumenya. Ibi byose bikadufasha gufata imyanzuro myiza mu buzima itunogeye kandi idufasha muri growth, like muri personal development, professional development, kuko ntekereza ko at the end of the day mu buzima bwacu buri wese nicyo aba yifuza kugeraho. Tugiye kwinjira rero muri party yacu uyu munsi, aho bahaye ikaze muri life skills. So muri life skills rero ushaka kwibaza ese muri life skills niki tubonamo, ese expecting iki, ariko reka kumara amatsiko we udukurikira uyu munsi hano kuri Sarifa TV. Have you ever wondered, cyangwa wigeze wicara ugatekereza ese kubera iki mfite ubumenyi runaka ariko ntabwo mbyaza amafaranga? Ese kubera iki ndi umuntu wenda ufite communication skills, ndi umuntu uzi ufite interpersonal skills, uzi kuganiriza abantu, ndi umuntu ufite ubumenyi muri tech, uzi gukora wenda ama softwares, uzi gukora IT staff zose, ariko ukisanga at the end of the day nta kazi ubona. So ndi hano rero kugira ngo tuganire, turebere hamwe ese izo skills zawe ufite, ese ni nizihe nanone skills zikenewe ku isoko. Umuboss arakurebamo akavuga okay, this is in demand skills on the market, and I want people who can truly navigate cyangwa bankorera nyine aka kazi kanjye, and then abishyura nanjye amafaranga. So tugiye kurebera hamwe rero izo skills zikenewe ku isoko muri 2026 zagufasha kunavigatinga ubuzima, ukabasha nyine kuba umuntu uperforming a task, ukabasha kuba umuntu ushobora gukemura ibibazo sosiyete ifite. So ngiye kugusharinga rero izo skills. Stay tuned to the video kuva itangiye kugeza irangiye, hanyuma urebe nawe skills mfite ni izihe, ese n'icyo umukoresha akeneye hano hanze ku isoko, kugira ngo nanjye mbashe kugira umumaro, kugira ngo mbashe kwachivinga financial freedom. Bibutsa ko ibintu byose hano tuvuga tubijyanisha n'amafaranga, kuko ubuzima tubamo bwa buri munsi twese turakora kugira ngo tugire icyo twaninga, tugire icyo tuzana kuri table, tubone ibyo kurya, tubone izo nziza twifuza, tubone iyo lifestyle twifuza, ko nicyo usanga buri wese aharanira kuri iyi si. So ubumenyi bwa mbere rero ukeneye, tugiye gutangira kuri soft skills dukomeza kuri hard skills. Ikintu cya mbere ukeneye communication skills. Ushobora kuba uri umuntu nk'uko twabivuze ufite izo tech skills, ufite ubwo bushobozi bwo kuba wakora designing, ariko ntabwo uri umuntu uri able kugenda ngo ubashe kuvuga ibitekerezo byawe, expressing mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma ubu umuntu abe yabona uyu mwana afite iki ngiki mu mutwe, harimo iki ngiki, hanyuma dushingiye ku byo ufite twamuhereza akazi. So rero ni ikibazo cyane, niyo mpamvu ugomba gutangira gutraininga mind yawe communication skills. Communication skill inajyana na public speaking. Nanone ushobora kuba uzi kuvuga mu buzima busanzwe, ariko bakubaza igihe cyo kuba serious muri communication skills zawe, muri ya communication yawe, ukaba stuck, ukabura icyo kuvuga, ukabura icyo gukora, kandi mu by'ukuri mu mutwe wawe harimo ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero ugomba gutangira gukora public speaking, and ushobora gukora 5 minutes practice, ukicara ukavuga ugasetinga topic, ukicara ukavuga se ndi nkanjye, ari nkanjye bari kubaza, ari nkanjye uri kubaza, nibe bisubizo nakabaye ntanga. So icyo ni ikintu cyiza cyane
ugomba gutangiriraho. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitaho ni growth mindset. Ugomba kuba wa muntu ufite mu mutwe hagutse. Kuba uzi gukora ikintu runaka ntabwo bihagije, ahubwo ugomba kuba uri wa muntu nanone uri willing to learn. Ibintu byose ntabwo ubiza 100%. Niyo mpamvu rero at some point in life you have to have this kind of growth mindset or gritty mindset, hahandi wicara nyine ukumva ko ntabwo wasoje kumenya ibintu byose, ahubwo you have to still keep learning. Ibintu byose ntabwo ubizi. Yego uri muri tech ariko ntabwo uzi gukora ibintu byose byo muri tech. Niyo mpamvu nyine ni byiza ko wicara ukurusha akakwigisha kugira ngo ubashe nyine kwaguka, kugeninga skills kurushaho. Kandi si ngombwa gusa ngo uri start ikintu kimwe. Yes, tech urayizi ariko ushaka why not trying na trading? Why not trying izindi business? Why not trying no kugira no kuba wenda nk'umu MC nyine ugashaka side hustles, ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uko barambi babwira ngo dukeneye more streams of income kugira ngo ubuzima bwacu tubashe kubusustaininga ku rwego twifuza. Niyo mpamvu rero kuba uri mu IT ntabwo bihagije kugira ngo umve ko byarangiye. It's better kugira gupossessinga iyo soft skills yo kumva ko kwiga bitarangiriye aho ngaho. So ikindi kintu ni problem solving skills. Bino bintu iyi ni skill ya yindi ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi, kubera ko duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ibibazo bigiye bitandukanye bikeneye ibisubizo. Kuba uhuye n'ikibazo mu kazi cyangwa mu zindi activity uri gukora mu buzima busanzwe, ntabwo bivuze ko nyine birangiye nta zindi options ufite. Rero muri problem skills, niba unatangiye n'ikintu ugomba kuba ufite n'andi ma alternatives, plan A, plan B, plan C. A ni yanga ufite B ni yanga ufite C. At least ukicara buri gihe mu buzima bwawe ufite plan A, plan B, plan C, kubera ko ubuzima buzana ama surprises menshi kandi ibyo ni ibibazo. Of course rero niba ikibazo kije ugomba gushaka uburyo bwo gukemura ikibazo ku giti cyawe. Sometimes of course you need help. Niho haza muri your problem solving skills. Icyo udashoboye gukemura ku giti cyawe, hamagara undi muntu utekereza ko ashaka kugufasha. Nawe nibyanga ushaka undi muntu utekereza ko ashaka kugufasha, kuko nta kibazo buriya kitagira igisubizo. Uko byagenda kose haba hari igisubizo. So it's up to you rero kwitestinga, ukievaluatinga, ukareba ese ufite problem solving skills. Umukoro naguha nuko watekereza wenda nko ku kintu wigeze kunyuramo nka challenge, ugatekereza uko wagikemuye, hanyuma rero ibyo ngibyo biraguhereza kumenya se ndi umuntu ushobora kuba nasolve ibibazo nahuye nabyo kangahe kwijana. So indi skill ya kane ukeneye hano hanze aha kugira ngo ubuzima bwawe bubashe gukomeza kugenda neza, cyangwa se n'akazi ufite ubashe kukagumaho kandi neza cyane, nuko ugomba kugira discipline. Discipline ni hahandi ukora, you work even if you don't feel like you want to do anything, but you have to force yourself. Kubera ko at the end of the day ukeneye gukomeza gukora, ukeneye consistent, ukeneye discipline. Rero iyo discipline ni gukomeza kugupushinga harder. Nta handi wumva hari ukuntu uryama ukavuga okay uyu munsi rero nshaka kujya ku kazi, hanyuma se niba udashaka kujya ku kazi bizagenda bita at the end of the month ukeneye guhemba. Rero niyo mpamvu nyine niba uzi ko ugomba kujya gukora buri munsi kugira ngo umukoresha wawe azaguhembe, ni nkuko niba unatangiye na business ugomba kuba consistent. Yes, urikorera ariko ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kuryama ngo okay ati n'ubundi ndajya ku kazi saa 5 nta kibazo ndikorera nta boss ufite, ariko umenye kuri kwica nyine clientele yawe. Babakiriya bagushakaga before ntabwo bari bukubone, naze ejo n'ejo bundi akakubura utekereza se ko azagaruka. Ntabwo azagaruka ko yakubonyemo nyine utari umuntu uri consistent. Ibyo na nyine yakubonyemo uniserious. So niyo mpamvu rero niba uri umuntu ushaka gutera imbere ugomba kuba consistent. Bino bintu no gukomeza kubivuga muri money mindset, mbabwira ko gusavinga, investinga, kugura ama bonds, kugura ama shares, cyangwa urugendo rwo kugera kuri financial freedom ntabwo ari by'abanyantege, ni iby'abantu bafite discipline, ni iby'abantu bari consistent. Nta handi ntawe ukureba, na hahandi
iyo discipline ukagomba kuba uyifite kandi ukibuka ko guhozaho niyo discipline ya mbere. Consistent nicyo kintu cya mbere, kubera ko iyo udafite discipline biragoye ko hari ikintu wageraho, biragoye pe. Uratangira ejo ugafunga, ugatangira ejo ugafunga, ugatangira ejo ugafunga, kandi ibyo nta kintu bimaze. Icyo dukeneye, tangira gake gake. Yes, iminota 5 niba wihaye intego yo gusoma igitabo runaka, iminota 5 irahagije, ikoreshe, it's fine. Ejo niwongera iminota 10, it's fine. Gake uzisanga rwose uri umuntu w'umusomyi mwiza, n'umwaka washira ukiri gusoma ikintu runaka. So rero ibi ni ibintu byiza tugomba gutangira gutekerezaho, ukumva ko nyine hari skills runaka ukeneye. Niba unazifite sebo, zikoreshe, keep the momentum. Iyo progress ikomeze, kuko ni ibintu bizakugeza ahantu heza mu buzima bwawe. So indi skill ukeneye rero nziza cyane izagufasha muri ubu buzima ni time management skills. Ukeneye time management skills kuko at the end of the day twese dufite amasaha 24, ariko harimo umuntu usanga akora, ukabona nyine ibintu bye byose biri ku murongo, ukabona ibintu byose biri gucamo, ukabona niba yakubwiye ni saa 2 ni saa 2, niba yakubwiye saa 7 ni saa 7, ukavuga wow, bino bintu nanjye ngomba kubyitaho, ngomba kugira nanjye skills, ubundi ukaba uri muri punctuel. So rero ugomba gutangira guprocessinga this kind of skills, kubera ko nutabishobora ntabwo uzabasha kubalansinga akazi, ukubalansinga urugo niba urufite, kubalansinga day goals zawe, cyangwa social media scrolling. Rero niba ufite 24 hours ugomba kugabanya ayo masaha ku buryo ubonamo amasaha yo kuryama ukaruhuka, ufite amasaha yo kwita kuri famille yawe, ukabonamo amasaha yo kwingaginga kuri social media, kubera ko naho hari information ugomba kuhakura kandi z'ingenzi, ukabona amasaha y'akazi of course, ukabona n'amasaha ya side hustle. Mu masaha 24 ukaba uri umuntu uzi ngo ndabyuka mu gitondo. Of course ikintu cya mbere nanone tugomba kumenya, ni byiza guplanning umunsi wawe ahead. Ntabwo ibintu bigomba kuza bikugwaho, ahubwo ugomba kuba uzi ngo umunsi wanjye nawupanze gutya, sanga ndakora iki, saa 6 ndakora iki, saa 8 ndakora iki. Ugasanga nyine ari ibintu byiza bituma wishimira n'ubuzima, bituma wumva ufite clarity muri wowe, uzi icyo urimo, uzi ibyo ushaka, bituma umenya ngo nachivinze ibindi uyu munsi, ejo nzakora ibingibi, nzabikora kuri uru rugero, nzabikora kuri percentage. Bituma umenya like the progress uri kugenderaho mu buzima bwawe. So icyo ni ikintu rero cyiza ugomba gutangira kwishimira, ugomba gutangira kwiga. Niba utanafite izi skills tuvuze, ni byiza ko utangira kubitekerezaho, ugatangira kwiassessinga, kwisuzuma, ukareba ko hari izo ufitemo, izo udafiteho. Nzongera mbabwire n'izindi nanone, izi zari top 5, top 5, ariko tuzagaruka mbabwire izindi 5 nanone, tugire 10 skills ziri soft umuntu wese agomba kuba afite mu buzima bwe kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha aho muri hose. This was the end, ariko ndasoza nkubwira ngo icara witekerezeho, ufate urupapuro wandike, uvuge se muri skills bavuze ni izihe mfite, ese n'iki nakora kugira ngo izi skills mbashe kuzigira. Then twandikire muri comment, utubaze aho icyo wakora kugira ngo ubashe kugira izino skills, kuko ni nziza kandi zizatuma ubuzima bwawe bubasha kumera neza, ubuzima bwawe bubasha guhinduka buri munsi uko bwije n'uko bukeye. So bye.